nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Niyo Art TV YouTube channel yanyu. Tujeho n'amakuru agezweho muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugiye kubagezaho inkuru y'umunyeshuri wa kaminuza wiyahuye akaba yasize urwandiko yageneye urubyiruko rw'u Rwanda. Umunyeshuri wigaga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro ya Hanika y'Itorero rya Anglikani yo mu karere ka Nyanza yasanzwe yapfuye, bikekwa ko yiyahuye. Anasigura urwandiko rw'ubutumwa burimo ko yararambiwe kubaho ubuzima bw'ikinyoma, anasaba urubyiruko arusaba kwirinda ibibagira imbata. Uyu munyeshuri witwa Nzabonimana Jean Paul yapfuye ku myaka 22 aho yasanzwe mu bwogero bwaho yari acumbitse mu mudugudu wa Mugonzi mu murenge wa Busesamana mu karere ka Nyanza. Bamusanze amanitse ku ishuka, bikekwa ko ari yiyahuje. Gusa abamuzi bakaba bavuga ko batumva icyatuma uyu musore yakwiyambura ubuzima kuko bari basanzwe bamuziho ko ari umwana mwiza witonda. Umwe mu banyeshuri biganaga nyakwigendera muri kaminuza ndetse baniganye mu mashuri yisumbuye yavuze ko bari bavuganye muri iryo joro ahagana saa 9 akaza kujya hanze, ariko bakaza kumubona kuri iki cyumweru yapfuye. Yagize ati twasanze yimanitse mu ishuka yayishyize mu ijosi iziritse hejuru ku giti. Uyu munyeshuri yavuze ko nyakwigendera yajyaga afatwa n'uburwayi bwamukubitaga hasi, ariko atajyaga amusobanurira ubwoko bw'ubwo burwayi. Ati icyo yasobanuriye ni uko ari imyuka mibi mu muryango bamutezaga ikamufata akitura hasi. Nyakwigendera kandi yasize urwandiko rurimo ubutumwa yageneye ababyeyi be abashimira anabasaba imbabazi kuri iki cyemezo kigayitse cyo kwiyambura ubuzima yafashe ndetse n'abanyeshuri biganaga. Muri iyi baruwa kandi hari ahasaba urubyiruko kwirinda kuba imbata y'ibyatwaye uruhu n'uruhande kuko nawe hari icyari cyamugize addicted. Uyu mugenzi yagize ati yagiriye inama urubyiruko kwirinda ibintu byaba byarabagizeho imbata. Avuga ko hari ikintu yari amaranye umwaka cyari cyaramugize imbata. Yongeraho ko yari arambiwe ubuzima bw'ikinyoma. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera kandi yemerwe n'ubuvugizi bwa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan, wavuze ko uru rwego na RIB bihutiye kugera ahabereye ibi byago bagasanga ko nyakwigendera yapfuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo wavuze ko hahise hatangira iperereza, yatangaje ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyanza kugira ngo hakorwe isuzuma. Ngaho rero nguko umuvandimwe wacu ngira ngo twamwifuriza ikogera iruhuko ridashira, gusa yasize ahaye ubutumwa urubyiruko biganaga ndetse n'urubyiruko rw'u Rwanda ko bakwirinda bakava mu bintu byabagize imbata. Ahangaha twasigara twibaza ese bimwe mu byagize imbata urubyiruko rw'iki gihe ni ibiki ku buryo natwe baboneraho kubyirinda. Akarere ka Rutsiro Hamenwe litiro 17,000 z'inzoga zengwaga isunzwe isabune. Ni inzoga zengwaga ariko bakifashisha isabune. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwagaragaje ko mu minsi 8 ishize hafashwe ndetse hanamenwa litiro z'inzoga zirenga litiro 17,000 zirimo yakorwaga hifashishijwe isabune. Mu nzoga zamenwe harimo litiro 16,000 by'iyitwa ifeza yengerwaga mu murenge wa Kivumu. Ubugenzuzi bwasanze yengwaga hifashishijwe ikinyabutabire cya pakimaya kitemewe, mu gihe izindi zamenwe ari iyitwa Sosuruka na Huguka zafatiwe mu murenge wa Murunda zengwaga hifashishijwe isabune. Barakagenda na Sylvestre washinze uruganda adafite uruhushya rukora inzoga yitwa Sosuruka na Huguka yasanzwe akoresha ibikoresho bitemewe kandi bitujuje ubuziranenge birimo amacupa ya plastike yatoragurwaga nyuma yo kuvanwamo imitobe acibwa amande ya miliyoni zirenga 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu byo yafatanwe ku wa 16 Gushyingo 2025 harimo amacupa 20 ya plastike yakirwagamo inzoga, amakesi 19 arimo inzoga n'amajerekani 12 y'inzoga, byose hamwe ibarirwa muri litiro zirenga 1,000. Muri uru ruganda rwa Barakagendana hasanzwe umwanda ukabije gukoresha ibinyabutabire bitemewe birimo isabune. Yasanzwe kandi akoresha ibirango bigaragaza ko akorera i Karongi kandi mu by'ukuri akorera mu karere ka Rutsiro. Tariki ya 8 Ugushyingo 2025 mu murenge wa Kivumu akagari ka Bunyonjo mu mudugudu wa Mpinga hakozwe ubugenzuzi bw'isuku n'ubuziranenge busanga uruganda rufite ibyangombwa rwenga ikinyobwa cyitwa ifeza narwo rufite ibibazo bitandukanye.
uruganda rwahise rufungwa by'agateganyo kugeza runogeje uburyo bw'isuku, ndetse na litiro z'inzoga 16,000 zikamenwa, zirimo izari ziri gukorwa n'izindi zari zimaze gufungwa mu macupa. Abarushinze baciwe n'amande ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda kubera gukora ibitari mu ruhushya bahawe, n'ibihumbi 500 kubera umwanda no gukoresha ibinyabutabire bitemewe. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yatangarije itangazamakuru ko ubugenzuzi buri gukorwa na ubunararibonye kugira ngo abafite inganda ntibakomeze kwangiriza ubuzima bw'abaturage. Yasabye abagitekereza gushinga inganda rwihishwa kubivamo, birinda ibihombo n'ibindi byago byabateza, kuko iyo ifashwe bikamenwa ahomba n'igihugu kigahomba. Ngayo rero nguko muri ya nkundura yo kugenda bareba inganda zikora ku buryo butemewe ndetse n'izikora ibitemewe, na hano mu karere ka Rutsiro hakaba hagezwemo. Hamaze gufungwa rero urwo ruganda rwakoraga inzoga ariko bakifashisha isabune. Nshuti bakunzi ba Niyo Art TV rero mukomeze mudukurikire, andi makuru agenda bageraho 5 kuri 5 uko agenda asohoka.